Shalom, shalom, Yesu ashimwe cyane, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza. Iteka ryose narakubwiye ngo ntuzajya umbona, nzajya ntangiza ijambo ryitwa ko uri umunyamahirwe. Uri umunyamahirwe. Wowe uri kundeba, wowe unkurikirana, wowe umbona umunsi ku munsi, ndagira ngo nkumenyeshe ko uri umunyamahirwe. Uri umunyamahirwe. Uri umunyamahirwe, urakunditse, uri umunyamahirwe ni ukuri. Amahoro y'Uwiteka abane nawe, kandi amahoro aturuka ku Mana ni ukuri abe ku buzima bwawe. Ndabashimiye rero abantu mwese mujya munkurikirana, haba kuri YouTube, haba kuri Facebook, haba kuri TikTok, haba kuri Instagram, ni ukuri ndabashimiye. Ndabashimiye mwese, Imana ibahe umugisha, mwarakoze kunkunda, mwarakoze guhagararana nanjye, mwarakoze kundeba, ndi umunyamahirwe kuba nkufite. Nawe uri umunyamahirwe kuba umfite, kuba undeba, kuba wumva amagambo y'ihumure. Ndagarutse nanone rero, ndagarutse kuguhumuriza, ndagarutse kukubwira ko Yesu ari umwami, ndagarutse kukubwira ngo wa wundi wapfuye ku musaraba, wa wundi wemeye kwitanga, wa wundi wemeye guca bugufi cyane akavukira mu kiraro cy'inka, ndagarutse nanone kukubwira ko uri umunyamahirwe kuba umufite. Ni ukuri. Ni umutabazi wawe ugutabara mu byago no mu makuba. Nubona ndongera mbihamye mbikubwire ngo nubona uyu mugabo witwa Yesu Kristo ari umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, ukabyatuza akanwa kawe, ni ukuri ni umugabo udashobora kugusiga mu kaga, ni umugabo udashobora kugusiga mu mubabaro, ni umugabo utakurekura nk'uko abandi bantu bakurekura, ni inshuti itagusiga bya bindi byo tujya dukorera inshuti zacu, ni umugabo udashobora kukuvuga, ni inshuti itaguta mu byago. Ndamuhamya na cya gihe ujya ubona byanutse, ntabwo yigeze asigara Lazaro. Erega batumyeho Lazaro, nako batumyeho Yesu, baramubwira bati inshuti yawe irarwaye. Arakomeza avuga ubutumwa, igihe kiragera baramubwira bati ariko Lazaro yararembye, Lazaro inshuti yawe yararembye. Arakomeza avuga ubutumwa, baza kumubwira bati ariko inshuti yawe Lazaro yapfuye. Arakomeza avuga ubutumwa, igihe kiragera baza kumubwira bati ariko nyamara amaze iminsi ine abantu barimo barahaguruka bataha. Aravuga ati nubwo amaze iminsi ine, kuko Lazaro ari inshuti yanjye, ndahagera. Yaraje rero, ntabwo yaje nk'uko inshuti zose zaje, nk'uko abantu baje kubasura bababwira ngo mwihangane, nk'uko abantu byagendaga abandi bose uko baje. Yesu yaje atandukanye n'izindi nshuti. Ubwo bushuti bwe rero, ndakubwiza ukuri, nibwo dukeneye. Yesu abaha umugisha rero, umugabo mwizeye, umugabo murimo mwizera, ni umugabo utajya uguta. Na cya gihe byanutse, ageze kwa Lazaro ngo baramubwiye, bashiki ba Lazaro ababwira ati mukureho igituro, nako ikibuye ndebe. Bati oya mwami wacu, dore ni ukuri Lazaro aranuka iminsi ine, n'amasazi atangiye kuza. Rimwe na rimwe hari igihe ajya dusanga ibintu inshuti zitakibasha kukwegera. Hari igihe Yesu ajya aza inshuti zitakibasha kutwegera. Rero ndagira ngo nkubwire ko ajya dusanga muri icyo gihe. Ajya dusanga mu gihe cy'umubabaro, kwa kundi inshuti zitakibasha kukwegera, Yesu akaza. Cya gihe umuryango wamaze kurekura uvuga uti aha niho aha twebwe
aha niho tugejeje. Yesu ajya ahaza, ajyaza tugejeje aho ngaho, twebwe twakuyemo akacu karenge. Imana ibaha umugisha rero, Imana ibaha umugisha kandi mukomeze mu mwizere. Uyu mwami ni umwami mwiza, ni inshuti idahana. Turakomeje rero n'icyanditswe cyacu cy'umunsi na titire ivuga ngo reka ubwami bw'Imana buze ku buzima bwawe. Turacyakomeje. Ubwami bw'Imana iyo buhari ibintu biroroha. Ubwami bw'Imana iyo bwaje mu buzima bwawe ibintu birakunda. Ubwami bw'Imana iyo buri muri twebwe isi iratworohera. Tugiye gusoma icyanditswe kiri muri Yosuwa igice cya 3 guhera ku murongo wa 5, handitswe ngo maze Yosuwa abwira abantu ati mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora igitangaza muri mwe. Aha Bibiliya iratubwiye ngo maze Yesu abwira abantu ati nimwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora igitangaza muri mwe. 6 ngo nyuma Yosuwa abwira abatambyi ati muheke isanduka y'isezerano mubanzirize abantu kwambuka. Kuko nuko baheka isanduka y'isezerano bajya imbere y'abantu. 7 Uwiteka abwira Yosuwa ati uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose, kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Bivuze ngo iki gihe Yosuwa yari ataraba uwo bemera. Ijambo riratubwiye ngo maze Uwiteka abwira Yosuwa ati uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisirayeli bose kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe. Uwiteka uyu munsi agukuze mu maso y'abantu bose kugira ngo bamenye ko uri kumwe nawe, kugira ngo bamenye ko noneho utandukanye na bya bindi, kugira ngo bamenye ko noneho ubwami bw'Imana bwaje mu buzima bwawe, kugira ngo bamenye ko noneho Uwiteka ari we uri gukorera mu buzima bwawe. Uwiteka agukuze imbere y'abantu bose. Ngo ariko ubwire, uwo ni umurongo wa 8, ngo ariko ubwire abatambyi bahetse isanduka y'isezerano uti nimugera ku nkombe ya Yorodani mumanuke mukandagiremo. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo aha Yosuwa amaze gukuzwa, Imana imaze kumukuza imbere y'Abisirayeli, irangije imuhereza itegeko. Noneho iramubwira ngo bwira abatambyi bahetse isanduka y'isezerano nibagera ku nkombe ya Yorodani bamanuke. Aha byasabaga kumva. Iyo umaze kuzana ubwami bw'Imana mu buzima bwawe, ubwami bw'Imana mu buzima bwawe bugutegeka kumva, kumva no kumvira. Aha ngaha icyasabwaga ni uko Yosuwa yagombaga kumvira icyo Imana iri kuvuga mu buzima bwe. Kandi iyo Imana yamaze kugukuza, iyo Imana yamaze kugukuza imbere ya bene wanyu, iyo Imana yamaze kuguhagarika aho ugomba guhagarara, biba bivuze ko ugomba gutega amatwi cyane icyo Imana iri kubwira ubugingo bwawe. Ubwami bw'Imana iyo bwaje mu buzima bwacu buratwigisha. Ubwami bw'Imana iyo bwaje mu buzima bwacu budusaba gutega amatwi. Ubwami bw'Imana iyo bwaje mu buzima bwacu budusaba guhora twumvira amategeko y'Imana. Aho icyo basabwaga ni kimwe gusa, ni uguheka isanduka y'isezerano, ubundi bagakandagira muri Yorodani, bagahagararamo gusa. Nta kindi kintu Imana yari ibabwiye, byari uguhagarara muri Yorodani. Imana iguha umugisha rero, iguhe kuzana ubwami bw'Imana mu buzima bwawe, nirangize itume wumva, unumvire. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha, mukomeze mwumvire, mukomeze mubwire Imana, igwize ubwami bw'Imana mu buzima bwawe. Ubwami bw'Imana bukomeze buganze muri wowe. Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Shalom.